إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mukuri ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala. We dusingiza, we twambaza kubw'ubutagatifu bwiwe, we twiringira mu bikorwa dukora, kandi we dusaba imbabazi z'ibikorwa bibi byacu, kandi tumwikingaho baturinde ibibi bituruka kuri roho zacu n'ibibi bituruka ku bikorwa byacu. Uwo Allah yayoboye ntawamuyobya, kandi n'uwo ashatse ko ayoba ntawamuyobora. Ndahamya mbivugishije ururimi rwanjye nta gushidikanya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe Allah, we wenyine utagira umufasha mu bwami bwe. Kandi nkahamya yuko Muhammad mwene Abdillah ari umugaragu wa Allah kandi akaba n'intumwa yiwe. Allah amuhe amahoro n'imigisha, we n'abiwe n'abasahaba be n'abakurikiye iyo nzira kugera ku munsi w'imperuka, dusaba Allah ko natwe yadushyira mu bakurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe wa Islam, turi mu kwezi kwa Shaaban itariki 6. Uku ni ukwezi abayisilamu benshi batajya bamenya, nkuko tuza kubibona no muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uku ni ukwezi kwiza, ni ukwezi ibikorwa bya mwene Adamu bizamurwa, abamarayika barabifata akabizamura akabijyana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukwezi umuyisilamu atakagombye kurangaramo, ni ukwezi umuyisilamu akagombye gukora ibikorwa byiza afungamo cyane, nkuko tubisanga muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gihamya ni hadithi ya Usama mwene Zaid, nyagasani abishimire bombi we na papa we kuko bari abayisilamu. Usama mwene Zaid aratubwira ngo qultu ya Rasulallah, nabwiye intumwa y'Imana ndayihamagara ndavuga ngo yewe ntumwa y'Imana, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, ntabwo nigeze nkubona na rimwe ufunga ukwezi mu mezi ya Kiislamu nkuko ufunga muri Sha'ban. Nukuvuga ngo amezi arimo aravugana yandi mezi hatari mu kwezi kwa Ramadan. Ukwezi kwa Ramadan ko abasahaba bari babizi yuko ari itegeko kugufunga, n'intumwa y'Imana aragufungaga. Nukuvuga ngo ari kuvuga andi mezi yandi gufunga bitari itegeko, ayagereranya n'ukwezi kwa Sha'ban. Ntabwo nigeze nkubona ufunga ukwezi mu mezi dusanzwe tuzi nkuko ufunga muri Sha'ban. Igisubizo n'intumwa y'Imana yaramubwiye ngo qala dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, yaramubwiye ngo uko ni ukwezi abantu benshi barangaraho, ngo bayina Rajabin wa Ramadan, uko kwezi kuri hagati ya Rajab na Ramadan. Rajab ni ukwezi kuza cyangwa se kubanziriza ukwezi kwa Sha'ban. Ubu turi mu kwezi kwa Sha'ban. Ukwezi kwa Sha'ban ni ukwezi kwa 8 mu mezi ya Kiislamu. Ukwezi kwa Rajab ni ukwezi kwa 7 mu mezi ya Kiislamu. Kandi ukwezi kwa Rajabu kunaza mu mezi twita amezi yaziririjwe kuba abantu bakoreramo ibibi, ashhurul hurum, amezi nyagasani yaziririje kuba hari icyakorwamo kitari cyiza. Bivuze yuko iyo umuyisilamu cyangwa se umuntu ukozemo icyaha muri ayo mezi, icyaha kirikuba kikaba kinini. Nukoze ibyaha rero muri ayo mezi abarimo arahuguza roho ye cyane.
intumwa y'Imana rero iramubwira ngo ukwezi kwa Sha'ban uku turimo nyine ngo ni ukwezi abantu benshi barangaraho ngo kuka kuri hagati ya Rajab na Ramadan. Abamenyi bavuga yuko impamvu abantu bakurangaraho nuko wenda tuvuge nk'abasahaba bari basanzwe basobanukiwe agaciro k'aya mezi, cyane cyane nk'ukwezi kwa Rajab kuri mu mezi azirijwe mu Islam agomba kwitondera akitwararika ku mategeko y'Imana agakora ibikorwa byiza. Ngo rero ngo impamvu ngo abantu batamenya uku kwezi turimo uku wa Sha'ban gukurikirwa na Ramadan ngo nuko kuba kwabanjijwe na Rajab, kandi Rajab ukwezi kwa karindwi mu mezi ya Islam. Ngo iyi Rajab rero ngo kubera ko abantu baza agaciro kayo bakayigengeseraho bigatuma batamenya Sha'ban. Kwinwa Imana yaravuze ngo uku kwezi kwa Sha'ban uku turimo ngo kuri hagati ya Rajab na Ramadan. Rajab mbagiye yuko nanabibukije yuko ari ukwezi kwa karindwi mu mezi ya Islam, kandi kukaba mu mezi twita amezi yajirijwe kuba hari ikibi cyakorwamo. Nanone kandi iyo Sha'ban ivuyemo haza ukundi kwezi nako guhambaye rukuhe kwezi kwa Ramadan. Rero ibingi bigatuma abantu batamenya Sha'ban yiturimo kubera ko yabanjijwe no kwezi guhambaye, nanone kandi inakurikira n'ukundi kwezi guhambaye. Abantu rero ntibaze kumenya ibyiza byo ku kwezi kwa Sha'ban kandi nako ari ukwezi kwiza. Intumwa y'Imana itubwira rero ko uku kwezi kugaragara hagati ya Rajab na Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam akomeza avuga ati wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ngo uku no kwezi ari kuvuga kuri Sha'ban nyuma yuko amaze kutubwira yuko yasubije Zaid Usama mwene Zaidi ko ari ukwezi abantu barangaramo, yarongera namubwira ati ni ukwezi kuzamurwamo ibikorwa bijyanwa kwa Nyagasani umurezi w'iremwa byose. Akomeza agira ati fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Rero shimishwa no kuba ibikorwa byanjye byazamurwa nanjye funze. Bavandimwe wa Islam, byaba byiza rero turushijeho gufunga cyane muri uku kwezi kwa Sha'ban kugira ngo ibikorwa byacu bizamurwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala turi mu basibye, kuko ibada yo gusiba ni ibada ikomeye cyane, ni ibada nziza, ni ibada ikunzwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe wa Islam, muri uku kwezi kwa Sha'ban ntabwo utegetswe kuba wafunga iminsi runaka, nta myinshi twagutegeka, nta n'imike twagutegeka, ahubwo sunna nuko ufunga iminsi myinshi ishoboka uko ushoboye. Nanone kandi niyo wafunga mu mike nta kibazo, ariko ibyiza no gufungamo iminsi myinshi. Kuko ngo iminsi uzashobora gufunga yaba 15, yaba 17, yaba 20, yaba 25, yewe hafi kugera mu kwezi kwa Ramadan, ugafungamo iminsi myinshi ishoboka, ni sunna y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nkuko tubibona muri hadithi nanone y'umusahaba kazi mama w'abemeramana Aisha radhiyallahu anha. Aratubwira ngo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngo yajyaga ifunga kugera ubwo tuvuga ngo ntabwo afungura, kana yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Nanone kandi agafungura cyangwa agasiburuka kugera ubwo tuvuga ngo ntabwo afunga, ntabwo azongera gufunga muri ukwezi. Akomeza tubwira ngo fama ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami shahrin illa Ramadan. Ngo ntabwo nigeze mbona intumwa y'Imana hari ukwezi ifunganye kurangize kiretse Ramadan. Wama ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban. Ngo nta n'ukundi kwezi nigeze mbona intumwa y'Imana ifungamo iminsi myinshi nkuko yabigenje muri Sha'ban, nkuko abigenza muri Sha'ban. Ngo ukwezi kwa Sha'ban ni ukwezi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yafungagamo iminsi myinshi cyane ishoboka. Iyi rero ni sunna nziza y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndabagira inama nanjye ntihibagiwe ko twarushaho gufunga twiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala, dukora ibikorwa byiza, dusaba Allah cyane muri iyi minsi kugira ngo Allah anadukurireho iki cyorezo kijahaje isi. Bavandimwe wa Islam, nanone kandi ndabibutsa yuko iyo umuntu yafunze ntago aba yafunze kurya gusa no kunywa gusa, ahubwo aba yafunze ibikorwa byose bibi, ibikorwa byose bidashimishije Allah subhanahu wa ta'ala.
umuyisilamu agomba kubigendera kure kugira ngo yishimirwe na nyagasani na yasomuye cya gifungo cyiwe cyemerwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kandi kigire umugisha. Bavandimwe wa Islam, gufunga ni byiza kandi birakunzwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ariko tugomba kubikora twigengesera, tugendera kuri ibi: tarukul ma'siyah, tureka ibyaha bitandukanye nk'ubusambanyi, kwiba, kwica, tureka ishyari. Abantu muri ino minsi bagirana ishyari cyane, tukareka ishyari. Ntabwo waba wafunze ngo ugire mugenzi wawe ishyari. Tureke amashyari, kubera ko ishyari ni ribi, ntabwo rikunzwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngira ngo wenda hari imvugo y'umumenyi witwa Al-Asma'i, yaravuze ngo nabonye umugabo ukuze cyane, yari afite imyaka 120, fasaltuhu an hadha an-nashat fi mithli hadha al-umr, mubaza uburyo ndimo ndabona afite intege, afite imbaraga muri iyi myaka. Arambwira ati taraktu al-hasada fabaqiya al-jasad, ati naretse ishyari niyo mpamvu umubiri wanjye umeze gutyo ufite imbaraga. Bivuze yuko iyo umuntu atagira ishyari, akitwara neza, akagira neza abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nyagasani aramwishimira kandi akagira n'ubuzima bwiza. Bavandimwe wa Islam, rero muri uko gufunga iyi minsi nyinshi mu kwezi kwa Shaaban, tugendere kuri ibi, tureke ibyaha kandi dukore n'ibikorwa byiza nko gusoma Qur'an, kandi tunatanga iswadaka cyane muri iyi minsi, kandi tunafasha ababyeyi, kandi tunabuzanya ibikorwa bidashimishije, kandi tunakora ibikorwa byiza. Bavandimwe wa Islam, ni bangahe mu bantu badafite amaso bifuza kuba bareba mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni bangahe mu bantu bafite ubumuga bwo kutumva bifuza bakumva bafite n'amatsiko yo kuba bakumva amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wowe rero ugifite amaso, wowe rero ugifite amatwi yo kumva, gerageza ukundi igitabo cya Allah, ube mu basoma Qur'an cyane, ufunge unasoma Qur'an, wumviriza Qur'an. Ibi ngibi nibyo biza kugira akamaro hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Bavandimwe wa Islam, ndarangiza mbasabira ko Allah subhanahu wa ta'ala ko yakuriraho abayisilamu n'abantu muri rusange iki cyorezo cya coronavirus. Allah akakidukuriraho, tukongera gusubira mu misigiti, tukongera gukora ibada mu ngoro za Allah subhanahu wa ta'ala, kandi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakira ibikorwa byiza byacu dukora, kandi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kutuyobora inzira nziza, kandi akazaduhuriza mu ijuru ry'ikirenga rya Firdausi al-a'la birahmatihi ya arhamar rahimin, kubw'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala z'ikirenga. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.